umuyobozi rero mu mudugudu twazamutse ngira ngo berekere nani nshaka kugagira urubyaro. Urabona aho bageze hano abana bashoboye kwishakira burya akimwana kabure hise burya urabona imfura yanjye aho igeze yaraminuje ndagira ngo wenda mu nzagi nabona akazi azabone aho ahera. Ibyo mpamvu rero uwa munani nari nabemereye abana banjye kubera hano urabona biri hano ko biri hano uzamara kuri pozisiyo ugahagiye ruguru rwo kuri yari yaramaye abambwira ngo rero abana banjye bakabire kurereye bagasana arafata hano gutya akarikiwe ariko hano hose ni mu urebye uburyo nta kintu uvuga none se ko turareba ikora erega burya icyo umuturage agereyeho gikunze uburyo kuzamuka gutya gutyo rero urabona ko akagashaka kose ubona hari atari cyo wanjye oranje umwana wenda cyane ariko cyane murabizi Gafana we urumva nguru ni inzira zo kuzamuka nawe akagashyamba kose nakatoranje akakayira gakase bwo gutedaka niho agaruka niko rubi cyo mucyo wabibonye kugenda kwa wakorwa dore rwose ni wawe ngaha mwana wanjye rwose pe ibi biti uzabibyaza umusaruro mwana wanjye uzamuka muri aka kayira ukagashyira ku kiriya giti hariya wahabonye ni hariya hejuru hakurya ubwanacyambwe hariya urahabona niho rwose mugabiye mwana wanjye rwose kugira ngo wenda ndamuka nagiye nanone ahavuye uzagenda amahoro nuko rero bana banjye umwana wari usigaye ntaraha impano ye ni uwitwa Kristo ari hera uri hano nuko rero umwana wari usigaye abana banjye Kristo we nkaba kugira ngo nawe ahako umunani mu gace kari gasigaye kugira ngo nawe azashobore kwitegereza Kristo nzamuha uhereye kuri ya nzira urugabano rukaba hariya hirya kuri mu mbasi ukagira hariya hepfo kuriya ukagera hakurya uruga Kristo ariko kuvuga ngo nimba nguhaye umunani nguhaye iriya kirimo n'imbaraga zanjye ndakoresha urumva n'ubutaka nguhaye ariko ntabwo mugabiye iriya kirimo urumva waherukana n'uko bamaze gusarura nimara gusarura ibiri imbere rwose reba n'ubutaka uzatwara nta kibazo urumva mwana urahishimiye nuko rero bana banjye muri rusange ndagira ngo iyi mpano muzayibyaze umusaruro dore uko mwarize muraminuza rwose reka twebwe kera twiga bya kati
twebwe nk'abasaza tureba umwana ubwonko bwe kuko burya harimo abana uvuga uti hano hagahabwa umusaruro runaka naho hagahabwa umusaruro runaka mba nararebye rwose kandi rwose nakinarinda ko bose n'abana bawe ibyo ukoze igikorwa cyawe murakoze cyane murakoze cyane. imfubyi si byo ngenda bireba ngenda ntago ndabyara nubwo mama yapfuye ntago mwaza ngo kudukana ibyo ntago nkwiye kubizira ibyo nibibase isoni we wababyara umva rero ntuza kurinyaho umva rero umuyobozi mudugudu ibyo nabahamagariye ndumva nabishoje yari kuko ndizera ko mwabonye uburyo buri mwana wese namuhaye umunani we ndumva ntacyo nasize inyuma mbese muri make mwabyiboneye yego murakoze kandi kuba mwashoboye no kubyitabira rumvira rero urakoze uko ugabanije abana twabibonye aho wagiye utanga uko wagiye ubigenza bose natwe nk'abaturanyi turagushimiye kubera yuko nyine ukiranuye abana hakiri kare ubwo natwe aho uzaba udahari tukiriho tuzasobanura ibyabayeho uko wabigenje ndumva tubigushimiye rwose nanjye nk'umuturanyi wawe ndabigushimiye nzaba aho uzaba utari nzaba mbari uko byose bibaye mbari urakoze ndumva nanjye mbishimiye nuko arakoze umusaza kurundira igikorwa atwerekeye umunsi yari yaduhamagariye
ariko rero n'abayobozi b'inzego z'ibanze igikorwa ukoze twakibonye ari ukuvuga ngo mu by'ukuri igikorwa ukoze ni igikorwa cy'indashyikirwa, ni igikorwa cy'ubunyangamugayo. Kuba watekereza ikintu ugahamagara abaturanyi ndetse kandi n'ubuyobozi bwite bakaduhamagara, ni igikorwa cyiza cyane. Icyo navuga rero nanjye ni ukugushimira, hanyuma ibyo turabibonye n'abaturanyi barabibonye, hanyuma nkumva twagushimira nk'uko bivuze neza. Ndumva rero nk'uko ibintu bikozwe ku mugaragaro abantu bose babireba, sinzi nimba wenda hari ufite ingingimira muri bare y'abana bawe. umuyobozi ngiye mfite ikibazo. Papa yatubyaye twese turi abana biwe, yakagombye kuturinganiza mu minani yaduhaye. Sinibaza yuko yaba yaturyamiye kubera mama ngo nuko yapfuye, aba yita yuko afite umugore mutoya akaba yabahaye ahantu hera harimo urutoki, harimo amasaka wahinga hakera, twebwe akajya kutwanika ku musozi wabonye. Hagati aho rero ku myanzuro papa atubwiye, ye ntabwo iyo myanzuro nyemerera, ndagana izindi nkiko. Rero Gasana ibyo uvuze ndi kubyumva, ariko ngewe nk'umuyobozi w'umudugudu kuvuga ngo raporo ndi bukore ni ndakurikiza ibyo umusaza yakoze, ibyo yabahaye imigabane, ngewe nta kindi kintu narenzaho. Rero ubwo wowe niba utanyuzwe n'uko umusaza yabikoze, ni ukuvuga ngo oya buretse winca mu ijambo, buretse winca mu ijambo. Niba utabyishimiye, ubwo ngewe ndakora raporo, hanyuma ubwo wowe icyo uzakora uzagana izindi nzego zibe zagufasha, kuko ngewe ububasha bwanjye mfite nta kintu nagufasha.